umubiri rwo barugisha byanze gucamo erega iyo urenze arana kureba akabona ubushobozi ufite atari ubwo umuntu uzahati ruka ibiriya binakora koko ese ko nize neza karya neza mu minsi igihumbi ya mbere ya nuko dutangiye filime yacu ntago ari njye bavuze ngo mutegereze undi ni njye bavuze mwikwirwa mutegereza abandi sibyo ese Rocky niwe bari baratubwiye uzaza gusobanura neza cyadutegereza undi yari njye bavugaga abandi ntabahari ni njye ngombwa byaramenyekanye bimeze bite nuko tugatangiye none nawe n'abarokore bari guharura bavuga ati ese Rocky niwe batubwiye cyangwa dutegereza undi ni Rocky bababwiye ni muhumure ni ngombwa mwitegereza undi ibindi turasobanura inyakora turasobanura ibihugu byose turasobanura mwitegereza undi bahita bavuga okay tujye gushima Imana abona abarwayi twaduhuriye Kanyarira nagiye gushima Imana burangiye muri weekend za Kadeshi mbandiyo nuko dutangiye zi studios Rock Entertainment yafo kumenamo amafaranga n'ubumenyi ngiro Fatimana yamukoreye akazi nta kinywa ngo uva ari kuri Black makuru y'ingenzi mbwira आपको तो पता है nakubwira iki पुस्तकालय और संगीत यही तो है आपके महाराज mwana wari urabizi siye n'umuziki ibintu by'ubuhanzi n'ubugeni nibyo abayibereyemo kandi bwitwa Jansi aho twakwita nk'ari bagomba kuba umwami abayibereye mu kuryoshya yishimisha umwami waho umugabekazi uriya mwana wawe w'umwami ubona muri bino byose by'umuziki n'ubugeni ni impamvu batanga abongereza bagiye baduha agasupa kenshi abongereza bari kureba ubwami bwacu bwa Jansi nk'igisiga kireba inkoko kigiye kurya uyu mwami uyoboye aramutse atabonye umuntu uzamuzungura cyangwa se atabyakana akazamuzungura kiba ari ikibazo nabonye umukobwa watubera igisubizo ku bibazo byacu koko Dixit G ese uwo mukobwa aturuka mu muryango wambaye wa ba Navarikal uwo mukobwa nabonye ntabwo nzi umuryango aturuka mu kumeze ni wa musaza ariko uwo mukobwa icyo nabonye aberanye n'ubwami bwacu bwa Jansi icyo gihe abongereza bari baraje angara ubwami hirya no hino bugiye butandukanye atari ubwami bumwe imikazi ntabwo ari ku cyumweru natwe muze muserebura isabukuru yacu uyu mukobwa ageze giye kugenda akana karamukurura kwikura akaboko mu kiganza k'umwana akaboko kanga kumurekura Damodari we mwana wa mwisi Damodari rawo umwana ntari kunyeganyega ntari guhumbya kureba umugabo umwami nawe ari gukurura acira amaraso yarebye umwana ntari kunyeganyega amenye yapfuye bimeze bite mwami kureba ntari gucira amaraso nimba babaroze datinze umwana muto yarapfuye baje kumuririra akana bakaruze karapfa ibuke tugeze kumva abongereza avuga ati wa mugabo rero tuzagira umwami buriya ko umuntu urugendo ruza ku isi rushobora kubamo ibibazo byinshi n'impanuka zibamo no kuba inda yavamo cyangwa se umuntu ntabyare akana amenye aribo bakaroze abongereza ntibifuza ko umwami yabyara umwana uzamuzungura bifuza ko aribo bakomeza bakazungura bakayobora Ubwongereza kandi ntabwo bwagukoronizaga bubara ibintu by'uwo munsi gusa bwabaga bubara ko buzagukoroniza imyaka ibihumbi twasanga nk'ubuhindu bazi imyaka bwakoronijwe n'abongereza n'imyaka iri muri 100 irenze 100 turore ntabwo ari abantu bazaga bavuga ngo tuje gukoroniza icyumweru cyangwa imyaka 2 tugende babaga ari igihe kirekire niyo mpamvu atifuza ko umwami wabaga uriho yabyara atazabona n'umuzungura umwamikazi baje kumwaka agahinja ke kitwaga Damodari kari kapfuye bimeze bite umukobwa yitwa Manu agahinja ari yabyaye karapfuye ni Manu yeah mwana baramutwaye kana kapfuye we ntabwo yabyiyumvishaga baje gufata umwamikazi yararize ndetse aza no kuryama hano umwami nawe rero ntabwo ameze neza bikari gukurura agacira amaraso
nemenye yariye ku marozi mwamikazi we byaramurenze agwa igihumuri ni Manu aryamye hano katurore umugabo nawe umwana bari bamaze kubyara avuga ati karakana niko kazanzungura kamaze gupfa umwami nawe ari kugaragaza ibimiri y'ubwami yunamira usohoka nta ntebe y'ubwami ugifite nta n'imikufe y'ubwami ugifura umukobwa yifuza gupfira igihugu cye kugira ngo asigire urugero ahubwo abandi bimeze bite ariko nino yaje hano mu rukerera arifuza ko batakabungiriza bakabashyira hasi yaje hano kanake kakanake yaje ugasezera nongera mwibutse ushaka kumenya byinshi kuri filime ziri busohoke dushyashya tw'ubwenge hari ukuntu ugenda ukajya kuri YouTube channel yacu yitwa Rock Entertainment agasobanuye urabibona cyangwa ubireke ni akazi kawe ntabwo nkwinginga ariko byabyiza kure ni inyungu zawe ugakora na subscribe kuri channel yacu Rock Entertainment agasobanuye cyangwa se ukabireka gusa nzi kugiyeho nyine byagufasha kujya umenya amakuru ibintu by'ubwenge uyu uri hakurino akomeje kwibuka umugabo we wapfuye akomeje kwibuka umugabo we wapfuye yamaze kwambara nk'indwanya agiye ku rugamba mama kana ke karamukurikira hagarara kara karamukurikiye agiye ku rugamba mu rugamba igihugu rero abasebeje igihugu muri rusange impamvu wumva umuntu ngo yamanitse ibendera ry'igihugu mu mahanga ibendera ni ikintu gihambaye cyane amabendera y'abongereza yangiye kuyabaga anamena n'amaraso y'abongereza menshi cyane uramubona ariko uriya mugore mushyiriye ku rugamba ni ibintu byoroshye binumvikana umukobwa nuko byagenze nuko yapfuye yemeye kwiyica icyo gihe noneho nkuko yabipangaga abateye bagenzi be bahinda umuhate wo gukomeza barwanira igihugu cyabo